Ya mumeze kunzi ba AB Entertainment. Ya burabizi ko iyo twaje gucya tuba twaje utubazaniye amakuru atazwi n'abantu benshi, amakuru agenda ahishwe cyane, aho mubona umuhanzi Beranga DB na hano abantu benshi nago bakunda kuyamenye kuko uyu ni umuhanzi w'icyamamare cyane, ugenda ukora ibintu bye neza cyane kandi byitondeye, aho uyu musinya muri Sony Music, akaba ariyo mpamvu akaba ari kugaragaza cyane, gukora cyane, akajya yerekana uduce tw'indirimbo ze kuko bivuga ko Sony yamusabye album yose, kubera ko nyuma yakoreye igitaramo cy'amateka kuzuza Becky Arena, ubu ngubu akaba ariyo project afite kuba yasinya muri Sony Music. Iyi contract rero ntabwo isinywa na buri muntu wese, nama contract akunda gusinywa na ba Wizkid, ba Diamond Platinum, ba Davido, abahanzi bakomakomeye muri Afrika cyane muri Nigeria. Abo bahanzi nibo bakunze gusinya mu makontra, niyo mpamvu rero mubona DB akuri gukunda gupostinga utuntu duto tw'indirimbo ze nyinshi, zimaze ubu ngubu kuba indirimbo 5, aho abantu batabimenyeye. Ubu ngubu zimaze kuba indirimbo 5 DB amaze gupostinga, zigiye gusohoka kuri iyo album nshyashya ari gukora. Muhanzi wanyu rero mutagira ngo hari ibindi ahugiyemo, ari gushaka icyatuma boosting umuziki nyarwanda, bakaba ari ugiye gufatwa nk'umwami w'umuziki nyarwanda muri Afrika cyane hose no ku isi hose.